Ibihe byiza mwe mukomeje gukurikira Voice of Time TV ndetse mudasiba nyine gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ni inkuru rero imaze iminsi igarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni inkuru yakunzwe kwibazwaho ndetse inatera urujijo benshi cyane. Ni inkuru yanditswe cyangwa se ni documentaire yakozwe n'umunyamakuru wa BBC, gusa yari yagiye mu buryo nk'amaneko. Byose rero byatangiye bitewe n'imirambo ibiri yabonetse muri Dubai iza kumenyekana ko ariyo muri Uganda. Kuri ubu ngubu igihugu cya Uganda kiri mu bibazo byinshi cyane byo kwisobanura, ndetse abayobozi benshi barimo barahatwa ibibazo, kandi n'ibinyamakuru byinshi birimo biravugwaho byinshi, binashinjwa byinshi kudakurikirana abana b'abakobwa bagenda hanze cyane cyane muri Dubai. Ubundi kugira byose bitangire byatangijwe n'abakobwa babiri bagiye Dubai bagiye kwicuruza. Murabizi Dubai hakorerwa ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, niwe mujyi munini cyane se w'umwiza benshi bajya kuriramo ubuzima. Bashutswemo rero bababwira ko bagiye kubona y'akazi, gusa si abashukwa gusa kuko ari n'abijyana, bose baragiye rero bagenda muri ubwo buryo. Mu kugeraho rero bahuriyeho n'ibibazo bikomeye cyane nshaka ko tuza kwibandaho cyane muri iki kiganiro cyacu. Niyo mpamvu rero ngusaba kutaza gucikwa n'isegonda na rimwe kugira ngo utaza kubura gusobanukirwa. Gusa nanone mbere na mbere ntabwo ari Abagande gusa bajyanwa muri Dubai cyangwa se babeshywa akazi muri Dubai, harimo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndibaza ko Kenya irimo, Tanzania, haba n'u Rwanda hari abakobwa benshi babeshywa akazi babwira ko Dubai bagiye gukora akazi. Sababeshywa gusa kuko n'aba influencer bakomeye cyane, urugero wenda nk'abari abakomeye tuba tuzi wenda nka Shadibu, nubwo Shadibu wenda we atajyayo cyangwa se n'urugero nari mbahaye, cyane cyane abashabitsi nyine tuba tuzi ku izi mbuga zikomeye, bababeshya akazi babwira ko bagiye kuzamurirwa izina ndetse bakinjiza n'akavagari k'amafaranga atagira ingano. Dubai rero iyo bahageze bakorerwaho ibikorwa, bakora ibikorwa biteye isoni cyangwa se ibikorwa bikomeye cyane umuntu atabasha gusobanura. Gusa ndagira ngo ibyo bikorwa byose biberayo byatumye haboneka imirambo ibiri yoherezwa muri Uganda, bikavugwa ko ari abana b'abakobwa bagiye ariko bakagenda mu buryo buciriritse, biza kumenyekana rero ko ari Abanyabuganda. Ubundi iyo bashyitse muri Dubai babanza kubaka passport zabo, ubundi bakazibika. Ibikorwa byo bagiye gukora rero ni ibikorwa bijyanye n'ubusambanyi cyane cyane, nibyo biba byibanzwe hariya mu gihugu cya Dubai. Iyo bakitseho rero baba babanje kubishyurira amatike y'indege kuva Uganda cyangwa se mu kindi gihugu ugera Dubai, ni amafaranga menshi cyane. Ushyikaho bakakwishyurira inzu, bakagutuza ahantu heza cyane. Murabizi Dubai ni amazu meza menshi cyane agiye ahari, ni umujyi w'ubwiza cyane rwose. Iyo rero bamaze kubahereza ayo mazu n'ibiki byose, barababwira ati kuri ubu mwamushyitse hano rero mutugiyemo ideni, zana iyo pasiporo yawe ubundi utangire wishyura ideni undimo, kugira ngo uzayisubizwe. Gusa none ntabwo birangira bayisubijwe, ahubwo birangira batangiye kurwana intambara batari biteze, kuko batangira gukorerwa ibikorwa bya mfurambi bitandukanye n'ibyo bari biteze, aho ubwabo batangira guhuriramo n'ibibazo bitandukanye, haba n'impfu ndetse nyine n'abo ngabo bagiremo n'urupfu. Harimo n'abagirwamo bakahura n'urupfu, imirambo yabo ikoherezwa muri Uganda ntibigire n'inkurikizi. N'abagerageje kujya kuri polisi ya Dubai bababwira ko nta kintu babafasha. Abanyafurika barangwa n'ubundi n'akajagari cyangwa se bahura bazana ibibazo ubundi mu bazungu, bababwira ati ubundi mwajyagaye. Ni ukuvuga ko umunyafurika uri Dubai wagiye kwicuruza, iyo agiye muri cyangwa se Dubai kwaka nyine abapolisi ubufasha, bamubwira ko nta kintu bari bumufashe. Ukuntu byatangiye rero, ni umunyamakuru witwa Celine ukorera ikinyamakuru cya BBC, niwe wakoze iyi documentaire kugira ngo abashe kumenya amakuru yatumye isi yose iba shocked cyane. Ni inkuru iri kurebwa cyane ku rubuga rwa YouTube cyangwa se ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Ni inkuru iri kugarukaho n'abantu benshi bagiye bakomeye hano mu isi nzima dutuye. Uwo munyamakuru rero Celine yagiye yitwaje kamera, ariko za kamera ziri micro cyangwa se kamera zitagaragara. Ni ukuvuga yagiye aho ibyo bikorwa bibera nyirizina. Ubundi ibi bibazo byari byaratangiye kugarukaho, ubundi harashize hafi imyaka 3 bigarutsweho, gusa byatewe ijisho cyangwa se ntibyakomeza kurenganurwa kugira ngo bibashe gusobanurwa
abana b'abakobwa bajyanwa Dubai bagiye mu bikorwa bibi. Ibyo byose byagiye bigarukwaho, byagiye bivugwa rero bamwe bakavuga ati ni ukubeshya kuko bitewe n'amahano yahaberaga, benshi badafasha gusobanura kugira ngo buri wese yumva ko ari ibintu bitabaho cyane. Ariko hariya muri Dubai haba abazungu cyangwa se n'abandi bantu b'abajejetafaranga bafite imico itandukanye twe niyo dutekereza, kuko bo bakora ibikorwa birenze imitekerereze ya muntu. Dubai hari abakire rero b'abajejetafaranga bakora ibikorwa utekereza ko ni ibikorwa, wenda turabizi ko Dubai ni umujyi ubamo irari cyane, benshi bakunze no kugereranya na Sodomo cyangwa se Gomoro bitewe n'ubusambanyi buhakorerwa. Gusa rero birenga n'ikigero cy'ubusambanyi, ahubwo bagashaka kwiyerera cyangwa se ku mibiri y'abana b'abakobwa baba bajyanyweyo muri ubwo buryo bwo kugira ngo bacuruzwe, kuko babeshywa akazi bababwira ko ari akazi kandi gatandukanye, bakisanga bari gukora akazi kameze gutya. Ibyo byagiye bigaruka rero mu gihe cyashize, ariko amaleta menshi agiye atandukanye akomeza kubitera imboni ntiyabihereza agaciro. Ariko umunyamakuru Celine yarahagurutse rero aravuga ati reka nikorere ubundi ubushakashatsi bwanjye bwimbitse. Mu kujya rero muri icyo kigo yari afite kamera yiri micro, ubwo yatangiye kuganiriza ushinzwe kudepoza cyangwa se abo bana, navuga nk'umuyobozi wabo, nawe yibonaniye nawe kamera imugaragaza, ariko we atabizi neza ko ari gufatwa amakamera. Gusa hari umukobwa bita Karuni ndetse na Keira, abo bose rero barashinjwa mu gushimuta cyangwa se mu gutanga amakomande y'abana bava muri Afurika bagenda mu gihugu cya Dubai. Uyu Celine yagiye akora ubushakashatsi bwe bwimbitse, arangije ajya no mu gihugu cya Uganda kureba abo bana b'abakobwa bapfuye, iyo mirambo ibiri yari yapfire nyine hariya mu gihugu cya Dubai. Baje kumenya rero ko ari muri Uganda kugira ngo ahamye byose. Mu gukora iyo documentaire byamusabye gufata indege agenda mu gihugu cya Uganda kugira ngo byibuze yerekane ukuri cyangwa se babashe kwereka isi yose ukuri kose kubera mu gihugu cya Dubai. Karungi rero na Keira bababeshya ko bagiye mu kazi gasanzwe, babwira ko ari akazi koroshye cyane cyangwa se akazi buri umwe wese yabasha gukora. Ariko iyo bagezeyo ibyo batangira kuhabonera nibyo bituma batangira kwicuza, bagashaka gutaha, ariko nabyo bikanga, bikarangira rero bamwe bahaburiye ubuzima cyangwa se banahafunzwe, kuko ubundi baba banafungiranye. Mu myaka rero 3 ishize byagiye bivuga ko hari abana b'abakobwa rero ngo bajya muri Dubai, ubundi bakabategeka kuryamana nabo bajejetafaranga baba bahari, kuko ngo bishyuranga $1,000. Urumva $1,000 ni hafi miliyoni n'ibihumbi magana ngahe, birenga 200 hafi aho mu mafaranga y'u Rwanda. Urumva rero ngo bigenda byiyongera bitewe rero n'abantu ugenda uhura nabo, kandi uwo mukire we akomeza kwinjiza akavagari k'amafaranga. Niyo mpamvu rero byabaye ubucuruzi mpuzamahanga, bigatuma rero hari abana benshi b'abakobwa b'Abanyafurika banashimutwa bakagendayo ahubwo bo ubwabo batabishaka. Nubwo hari ababoneka rero bakagenda babishaka, hari n'abagenda rero batabishaka, ubundi bagahura n'ibyo bintu bigiye bitandukanye. Ni imyaka 3 yari ishize rero ibyo byose byari bimaze bivugwa. Mwagiye mwumva rero ko hari uwatanze ubuhamya avuga ati ngiye buriya ngo bamutegetse kuryamana n'imwe. Yatanze ubuhamya cyane ati ibyo byose yari ari kubibwirwa, bakamubwira ati nutabikora baramurisha inzoka ya anakonda yari ihari. Ibyo byose byaravuzwe, byagiye bigarukaho cyane, ariko amaleta menshi atangira kubyirengagiza avuga ati ibi ntago bibaho cyane, ibi ntago bishoboka, kuko iyo umaze gushimisha uwo muzungu we yifuza ko n'imbwa ye ugomba kuyishimisha. Mwiyo myaka rero irenga imyaka 3 yose kugeza ubu, ni video imaze kurebwa byibuze na miliyoni 450. Byose byararebwe ariko ntibyahayirirwa agaciro kugira ngo babashe gusobanura biriya bikorwa bibera Dubai. Aho benshi bavuga ati ibi ntago ari ibikorwa bisanzwe, ntago ari ibikorwa, ni ibikorwa bya sekibi niko babigereranya, kuko biba birenze no kwiyicarubuza. Ibyo byose rero babikora kandi bari no kubafata amashusho, ari byo rero bituma abantu benshi baba shocked cyane, bitewe rero n'ibyo bagenda babona. Polisi yo muri Dubai rero yatangaje ko aba bakobwa babiri bo mu gihugu cya Uganda biyahuye bitewe n'ibiyobyabwenge, ariko nyamara ntago ariko byari bimeze, ahubwo nuko bari batangiye gushyira amabanga ya Dubai hanze, bari batangiye gushyira ibyo bikorwa hanze ku karubanda. Ubundi bamenya ko bari kubishyira hanze, barangije babahura kuri etage ndende cyane, bisanga hasi bapfuye. Iyo mirambo rero yese ko yoherezwa mu gihugu cya Uganda ntibyari bisanzwe, rero nabyo Uganda nayo irabyakira, ubundi iraceceka, dore ko rero baba banafitanye n'ubucuruzi bugiye bukomakomeye cyane, barangije baraceceka.
Mu guceceka rero uwo munyamakuru we ntabwo yacecetse ahubwo yarahagurutse afata iya mbere yemeye ajya no muri Dubai kugira ngo ajya no muri Uganda kugira ngo abashe kumenya buri kimwe cyose kijyanye rero n'urwo rupfu rwateye abo bakobwa. Gusa yaje kugenda afata amakuru hirya no hino, abasha kumenya neza ibibera ubundi aho ngaho ibyo ari byo. Abo bakobwa rero Kera na Kanungi ngo bagiye babakoraho ubushakashatsi n'uwo munyamakuru, kugeza aho yagiye no mu giturage cya Uganda aho bavuka, atangira gufata amakuru yabo. Gusa bamwe mu baturage bagiye batanga amakuru bavuga ati bagiye muri Dubai gushaka ubuzima, ariko ngo nta n'igihe byasabye kugira ngo batangire bigaragaze nk'abajejeta Franka. Nabo bashyitseho batangira kugaragaza nk'abantu bahise bahirwa n'ubuzima mu buryo butangaje, ariko abaturage bakibaza ati abantu bagiye ejo bundi hadashize n'igihe kingana gutya, gute bahise ko batangira gupostinga amafoto bari mu maduka ahenze, bari mu mashopu ahenze, barimo bashopinga cyangwa se n'ahantu haryoshye cyane. Byose rero ni ibicurwa n'iyo kampani rero icuruza abo bantu kugira ngo babanze babahindure abantu beza, babanze babereke ko ibintu biryoshye, kugira ngo ubundi nabo babakorere ibyo bashaka. Gusa rero batungurwa no kwisanga bari gukora ibyo ubwabo batatekerezaga, dore ko babanza no kubahereza ibiyobyabwenge bakabifata. Abenshi rero mu gihugu cya Uganda bavuga ko bagenda bijyanyeyo bitewe rero no kuvuga ati bashaka ubuzima bworoshye, bumva rero ko bagomba kwigira Dubai, bakumva ko ariho baza kubonera rero buri kimwe cyose bifuza batarushye, badakoze, dore ko ubuzima bwo muri Afurika nyine ari n'ubuzima bugoye cyane by'umwihariko ari mu gihugu cya Uganda. Mu bagiye batanga ubuhamya rero bagaruka rero kuri iyo documentaire bavuga ati bari muri iyo documentaire bavuga ati iyo umaze kugerayo bahita ko bakwaka passport, ubundi bakakubwira ati iyi passport ugiye kwishyura amatike wagiye ukorera. Birumvikana nta passport ufite biragoye ko wahita wongera ukagaruka se, cyangwa kugira ngo wongere uva aho ngaho nyine nta passport biba bigoye. We ahita akafata passport. Muri documentaire rero bakomeza bavuga ati muri documentaire rero byaje kwemezwa ko rero igiciro cyishyurwa rero abakobwa ari igihumbi cy'idolari. Murumva rero igihumbi cy'idolari ni amafaranga menshi cyane, ariko bakavuga ko kagenda yiyongera bitewe n'ibyo ugenda ukoramo rero bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero yatezwe kamera mu buhamya bwe. Bagiye rero abanyamakuru ba BBC bagiye rero nk'abagiye nabo kushaka indaya. Rero mu kugerayo byahise ko bindi aho bari bafite kamera rero batangira kumwinja, atangira no kubasobanurira ibiciro byaho ukuntu biba bimeze. Arababwira ati haramwakira cyumba mu ruzi harimo abakobwa 25, ariko akabasobanura nyine kuko baba bagiye bari mu byiciro, baba bafungiranye. Hari abo bafashe passport bataba bashaka kubikora ariko bakabafungiramo babafite passport, akababwira ati nimumara guhura nabo bagabo bakabahereza igihumbi cy'idolari, muzagenda mwishyura gake gake. Bivugwa ko rero uyu mugabo ari we rero waherezaga ibiraka byinshi cyane bari abakarungi ndetse na Kera twatangiye tuvuga, ari bo rero wari wanabajyanye. Yatunzwe kamera rero atangira kwivamo yisobanura byinshi. Uyu munyamakuru rero yakomeje kwinja rero uyu nguyu ushinzwe iyo company cyangwa se aho ngo nyine bari bahuye, agakomeza kumwinja ati ese ibiciro biba bihagaze bite, se biri mu byiciro? Aramubwira ati koko biri mu byiciro ntago wibeshye. Akamusobanura nyine buri kimwe. We yarazi ko ari umukiriya, we yitwaye nk'umukiriya, ariko nyamara mu by'ukuri atari umukiriya, ahubwo yari yaje kuneka, kuko murabyibuka ko twatangiye tubabwira ko yari anafite kamera. Uyu munyamakuru rero yaje kumwinja aho byabereye bibi, arangira aramubwira ati ese bya bindi koko nabyo barabikora, bya bindi bimaze imyaka 3 bivuga ko ngo babihagarikaho cyangwa se babahuza n'inyamaswa, akaba arizo zibibakorera. Arangira ababwira ati abo hangaho hari abakura nk'abasazi, niba ubashaka nabo nabakurangira, gusa ibiciro byo biraza kuzamuka. Ibyo ngibyo rero byahise ko byemezwa neza n'uwo munyamakuru ko byari bimaze n'imyaka myinshi cyane bikorwa, ariko bikomezwa guterwa ishoti na za leta nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa nanone hari uwagiye atanga ubuhamya nyine wabaga muri Dubai. We rero yabashije kurokoka rero no mu gihugu cya Uganda. Yarazi
ndetse cyane n'abari abakobwa babiri bapfuye haba Kanonyi ndetse na Kera nyine bari abapfuye yari abazi cyane dore ko bose bari bakomoka hariya mu gihugu cya Uganda. Yagiye rero avuga ati we yari yarifashe rero kuko yari yarasezeranyijwe ko azajya akora akazi ko gucuruza se cyangwa se akazi ko gukora ibindi ariko bamubeshya bakamubwira ko bazajya bamuhemba amadolari, ageze yasangana ubwo buzima bwo gutangira gukora imibonano mpuzabitsina n'abazungu bawe. Arangije watangira kwifata, barangije baramubwira ati bahise ko bamufata nyine passport nk'ibisanzwe nk'uko babikora abandi, baramubwira ati ubu ngubu urimo ideni, iryo deni nuko ugomba kuzaryishyura. Yamaze ngo ibyumweru bingahe byose atarakoraho ku ideni na rimwe, batangira kumubwira ati ubu ngubu ideni tugiye kuri kuba kabiri, kuko igihe cyarageze bamubwira ko yageze mu bihumbi 2,000 by'idolari. Baramubwira ati niyikuba kabiri bibaye ibihumbi 4 by'idolari, ni ukuvuga ni hafi miliyoni zigera hafi kuri 5 ndibaza z'amafaranga y'u Rwanda. Yari amafaranga menshi rero. Gusa rero yabonye ko nta yandi mahitamo afite, atangira nawe kuzajya akora ibyo bikorwa byose bibera muri Dubai bibi byagiye bituma isi yose yikangira avuga ati umujyi umeze neza gutya ni ibiki biberamo. Benshi bagatangira kwibaza ati se amaherezo y'ibi byose ni ibihe, dore ko na za leta nyinshi zikomeza kubitera umugongo bitewe n'ibyo ngibyo. Gusa hari n'ibinyamakuru bikomeye cyane hano ku isi byagiye bivuga ko hari n'abakomeye cyane mu isi bagenda muri ayo mabi nabo bakagura abo bakobwa se cyangwa nabo bagiye kwishimisha nyine. Si abo ngabo gusa bajyanwa kuko hari n'abana bato bajyanwa. Muribuka ikibazo cya Donald Trump ndetse n'umukire ukomeye cyane Elon Musk, ubwo ejo bundi baherukaga guterana amagambo. Elon Musk yaravuze ati ibintu nibikomeza gutya ndaza gushyira Donald Trump hanze amabanga ye, avuga ati Donald Trump yashobora kuba yarigeze kugenda kugura abana bato bari munsi y'imyaka 5 kuzamura. Ni abana bakorerwa ubucuruzi. Ariko byose nyine n'ibivugwa bigenda bitandukanye, nta gihamya kigeze kijya hanze. Gusa muri Dubai ni byinshi bihabera bigiye bitandukanye, harimo n'ibyo bikorwa byose n'ibyo benshi batatekereza byose birahabera. Dubai rero ni umujyi ufatwamo nk'umujyi wo kuriramo ubuzima n'abantu bakize cyangwa se bamaze kugera ku ntego zabo z'ubuzima. Iyi nkuru rero y'uyu munyamakuru Celine yakomeje kugarukaho cyane n'ibitangazamakuru bikomeye cyane, haba ndetse nyine no ku mbuga nkoranyambaga yarebwe cyane, itangwa ibitekerezo byinshi cyane bavuga ati ibi bintu ntabwo bisanzwe rwose, nubwo biboneye bihamya. Gusa benshi bagiye basabira umunyamakuru igihembo gikomeye cyane nk'umunyamakuru ubashije gukora ibikorwa batekereza ko bikorwa n'abasirikare cyangwa se abantu baba bakomeye hano ku isi bamaneko. Gusa we yabashije kujya kuneka kugira ngo atange umucyo ku isi bari mu mwijima batabonaga byinshi. Ni ibinyamakuru byinshi muri Afurika, aba muri Uganda, muri Uganda nibyo nkuru iri kuvugwa, ndetse hano muri Kigali byatangiye gusakazwa cyane n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano bikomeye, ndetse na Voice of Time TV natwe twabigarutseho cyane, murabizi nyine muri no kubyumva nitwe tubibabimenyesheje. Niyo mpamvu rero ngusaba gukanda subscribe kugira ngo byose byiza bibera hano bitazigera bigucika. Gusa nanone ibiganiro byacu byo nakagaruka. Jye mwabanye, nita DJ Wakanda Filmers, ndabashimiye.